TV Vasasa hose ukomeze ugire ibihe byize kaze muri Vasasa niba ribwo tugitangirana niba twatangiranye mbere kandi nayo ndakwifuriza ku munsi ukomeza kugenda neza tumaze kureba indirimbo nziza ya Mistake akubwira ngo pa mi na nakubwiye ko uyu munsi ni indirimbo narangiza nkinjira mu ndabo rimwe na rimwe njitiranya so hari abantu bagomba kunsobanura ko baransobanuyeho gato bambwiye ko hari indabo hari n'indabyo nizimaze kurabya indabo nizamaze kuva mu murima zibari indabo so nayo mpamvu ngiye kujya muri Kigali International Flower Festival abashyitsi banje bamaze kuhagera mu minota mike dufite turaza kuyikoresha neza niturangiza tuze kumenya impamvu yizi ndabyo uri kureba kuri TV screen yawe impamvu yizi ndabyo ndetse n'impamvu yiyi festival for the first time n'inshuro ya mbere iyi festival igiye kuba kwinjira bamaze kumbwira ngo n'ubuntu niba ukunda indabo ababyeyi bakunda indabyo aho muri hose ndabifuriza ko nyine tuzagenda tukareba uyu munsi tumaze kugera ku kinini nayo mpamvu ndi kumwe na Bernard Wambua. Karibu sana. Thank you. All the way from Kenya, yes. But you are here. You are Rwandan, not Kenya. You are Rwandan. You are our citizen. I'm a Rwandan. Nice. And then turi kumwe na Harriet, wakoze kuza Harriet. Nakoze. And then turi kumwe ndetse na Brenda. Okay? Umeze neza Brenda? Umeze gute? Tumeze neza. Baba kire gute hano? Neza cyane. How do you feel, Wambua? I feel good. I feel excited. Okay. I've been in this business for the last couple of years, and I can say I'm very happy today. If my mind serves me well, this is going to be the first flower festival to be held. If not, especially in Africa, it will be the first one. In Africa? Yes. The first one? The first one. What is your experience since you started this journey? You've been telling me that it's almost 20 years. Yeah, I've been in this business for flower growing for the last 20 years. It's not an easy job, just like any other. But because I have passion for it, I like what I'm doing. And that is what made me to come all the way from Kenya to Rwanda to come and try to make people here in Rwanda also know how to grow and have passion in flowers. According to you, it's easy to have this business, such business in Rwanda? It's easy because Rwanda has what it takes to grow flowers. Okay. The climate is excellent. If I may say, is one of the best because if I try to compare Rwanda and Kenya, here it's the climate is much favorable because the weather is good. When we are doing like having units like propagation in other countries, those propagation units, they have standby generators, boilers, whereby when the temperatures go below 20 degrees, okay, the boilers start automatic. All right. But here, since I came, the lowest temperature I've recorded, it's 17. So in that case, we don't need any boiler. That is one advantage. All right. Second advantage, the people who are here, the Rwandese people who are working here, they are very friendly. They are good. They are eager to learn, and they listen. They get instruction. They don't disturb. Oh. If I may compare from my country and here, I would prefer working in Rwanda than working in Kenya. Because the people are friendly and they are good. So your advice, it's easy. It's easy such business. To work in Rwanda. This business is much easier compared to Kenya. Fantastic. Thank you so much. Any word in Kenya Rwanda so far you've learned? I have some words, but my pronunciation is... It's okay. Go on. I don't care about pronunciation. Yeah. Amakuru. That one. Aramtse. Some few. And Dagukunda. Dagukunda is my favorite. Hey, I love you. I like you. Dagukunda is good. Keep it. Dagukunda is good. Thank you. All right, so because I'm board the way from Kenya, I come from Bella Flowers. Ndi kumwe na Harriet, ndagira ngo mbwire impamvu tugomba kuza muri Kigali International Flower Festival. Why festival? Murakoze cyane. Indabyo. Murakoze cyane nkuko bivuze ni Harriet. Naje mva muri Kigali Fashion Week. Yeah. So urakoze cyane ndaza no kubihuza na fashion. Waza no kumbwira impamvu nari kubona shows nyinshi za fashion. Why? Yego. Kamere kuri cyo ngicyo usorejeho impamvu tarimo kubona fashion muri iyi minsi. Twahagaze
igihe cya corona yinjiraga kuko duheruka kuyikora 2019 nibwo twayikoze tuyikorera muri Serena nibwo twahise duhaga bitewe na covid ariko ejo bundi mu kwa kabiri twarayikoze twayikoreye mu gihugu cya Uganda dukora Kigali Kampala Fashion Week turayikora kandi ageze neza ni nayo mpamvu twahagurutse nanone mu guhaguruka twahagurutse tuzana nanone ikindi gitandukanye n'icyo twari dusanzwe dukora ariko nanone kijyanye n'ibyo twakoraga so bifite aho bihurira na fashion hari aho bihuriye nabwo bizanazamo n'ubundi kuko ubu ngubu niba tuvuze ngo ni Kigali International Flower Festival hazabamo n'abamodo n'abadesigner bazaba bambaye amakanzu atatsemo indabyo nko kuri artwork mfite hano nko bireba kuntu bimeze hazaba ari abamodo bambaye amakanzu ariko agaragaza flowers nango indabyo hanyuma warumbaje ngo impamvu umunyarwanda dukurikiye kumva ngo nshobora kujya tumenyere festival z'umuziki tumenyere festival nko bivuze za fashion ariko ku munyarwanda kubona festival y'indabyo akavuga ngo ngiye kureba indabyo ngiye kureba nyine festival y'indabyo nyine sometimes nyine ntago biba byoroshye kubera iki mwatekereje iyo festival ku nshuro ya mbere by the way wambaye yabivuze in Africa murakoze cyane nkuko bivuze je nsubira amaso nyuma habaho kuvuka umuntu aratwita akabyara rero ku nshuro ya mbere twabyaye igishyashya hari umwana wavutse nkuko habayeho fashion zitandukanye n'iki ni cyavutse hanyuma ko ari inshuro ya mbere kandi twatugiye kubihuza na fashion no kugira ngo tumenyekanishe ubwiza nago indabyo ziri mu gihugu cyacu zirahari ariko benshi nago bazizi ko zihari hagiye bajya bazibona mu bukwe bazibona habaye ibiriyo ku rupfu ku kikose bakibaza ko biva hanze ariko tushaka kubimenyekanisha ko ari byo mu gihugu cyacu ko bikorwa mu gihugu cyacu hanyuma kwa tugiye kubikora inshuro ya mbere niho bigiye gutangira ubu ni itangiro tunze ngo turimo tumenyekanisha abantu ariko bizaba next year nibwo bizatwara icyumweru cyose ubu ngo no kumenyekanisha abantu ibigiye kuba kandi nkuko bivuze mugenzi wanjye nibwo bwa mbere bigiye kuba muri Afrika ubundi byabaga muri South Africa ariko nibwo bwa mbere bigiye kuba muri Afrika bitugirira umumaro nabwo n'amahirwe kuba mu gihugu cy'u Rwanda ariko tubitangiye muri Afrika twabika tubitangiye nagara bigarukiye kuko dufite n'abasponsor nango n'abapatana bari hanze next year bazaba hari so niyo mpamvu yiswe Kigali International Flower yego kubera abo bari hanze kuko next year bo tuzatubafite bazaza nta bari hano muri uyu mwaka cyangwa bazaza next year uyu mwaka ejo bundi kwa gatanu hazaza abanyamakuru bazaza aba international media house nibo bazaza sofa ejo tuzajya kubafata bamwe baraza uyu munsi abandi babiri bazaza ejo kwa kane all right nice Brenda nago ndi buje muri wenda statistics ariko uraza kumbwira wenda uyu munsi gutegura igikorwa nk'iki cya festival z'indabyo ariko noneho imyumvire yacu noneho ku banyarwanda gukunda indabo kumva ko hari season runaka umuntu ushobora kumuha indabyo ushobora kumushyira indabyo imyumvire yacu imeze gute uyu munsi murakoze muri iki gihe abanyarwanda bamaze kumenya indabo ari benshi kuko dukurikije nko ari bivuze statistics zihari mu bihe bitandukanye abanyarwanda ntabwo bari bazi indabo cyane ariko bamaze kuzimenya kuko yurebye nk'igihe cya Saint Valentin Valentine's Day umunsi w'abakundana ukareba igihe cy'ababyeyi ukareba igihe cya Women's Day cya umunsi w'abagore n'izindi events zitandukanye abantu basaba indabo cyane usanga rero indabo zikenewe ku isoko ryo mu Rwanda hari na benshi bibaza ko ziva hanze ariko turazifite nyinshi ziva mu Rwanda zihingwa igishari muri Bella Flowers rero twagira ngo iyi fashion iyi Kigali International Fashion Day izafashe kugira ngo abantu bazimenye kuko hazaba hari abantu bakora iby'indabyo bita aba florist bo muri Kigali hose no mu Rwanda muri rusange bazabasha kubonana nabo bantu bose bazabitabiriye kugira ngo bababwire aho bakorera n'ibyo bakora kugira ngo kubabona bibe byoroshye Bernard, tell me, which type of flowers do we have in Rwanda? Currently, I think Bella Flowers is the only flower farm we have in Rwanda. And basically, what we are growing in Bella Flowers, we are dealing with roses. And in Bella, we have 22 different varieties of roses. All are roses, but we have different varieties. Currently, we have 22 varieties which we are growing, which are currently under production. Yes, and each variety has its own color, but they are all roses. All right. Yes. Now, I have different days. People are just used to have some flowers on those dates, different dates.
So I want you, for your experience, to tell us or to describe which flower I can give someone maybe for romantic day, Easter, on New Eve, something like that. Briefly, I think most people, especially the people of this young generation, they only know red rose because of Valentine. That is the occasion which is known for, celebrated worldwide. All right. And Valentine is all about red roses. All right. We have other occasions like Easter. Easter, the popular variety is yellow. So Easter is here. Easter is here with us. From yellow. Then we have another event which is Mother's Day. Okay. Mother's Day, the popular. Mother's Day, which is for Mother's Day? Mother's Day we have pinks. Pinks. And yellow. To all moms who are watching RTV. Pinks and yellow. For you, this is for you. Those are most popular varieties when we are celebrating Mother's Day. All right. All over the world. Okay. Then the rest of the varieties, we have those varieties which are popular throughout because we have funerals and we have weddings all the year round. We have red is there, white is there, we have orange, and also we have lilac in some other countries. They do value it very much. Okay. So you will find all the year we have different season with different colors which are valued during that high season. All right. Yes. Nice. On Christmas? Christmas, white and red. So Christmas is here. Yep. And red is red. Yes. All right. Nice. Fantastic. Yeah. After that, Harriet, uyu munsi niki mushaka guha abanyarwanda twe turi kuvuga for the first time n'inshuro ya mbere igiye kuba iyi festival ariko buriya hari impamvu uyu munsi wenda tuvuga ngo reka iyi festival irahura na fashion ariko by'umwihariko harimo indabyo harimo ndetse n'izo media houses international zigomba kuza hano mu Rwanda niki mushaka kugeraho niki mwifuza gutanga ku banyarwanda ndetse no ku Rwanda. Murakoze cyane nkuko tubivuze icyo dushaka gutanga nangwa amakuru dutanga ku banyarwanda ni ukugira ngo bazitabire cyane cyane nkuko twabivuze ngo tubamenyeshe hari igihe bamaze iminsi babona ko nabivuze babona indabyo ajya gute aho tujya kubamenyesha no kubajya ko tuzihinga tuzifite hano mu gihugu cyacu tuzifite nawe zo babona zose zituruka hano rero inyinshi zaba ziri hari kuri arena niho tuzakorera kwinjira n'ubuntu turabasaba nango turabamenyesha ko bagomba kuza bakitabira bakareba ese ni ibiki bikorwa mu gihugu cyacu ese fashion igamije na flowers bihuriye he bizagenda gute bazi barebe nkuko dusanzwe tuvuga ngo ubwiza bwacu barebe byiza byacu barebe byiza biri mu gihugu barebe indabyo ziri mu gihugu ese ni gute wafata indabyo ukazishyira ku ikanzu ukayishyira ku ishati ugatambuka bazaze babirebe twababwira ngo bazaze kuko ntago ari indabyo zonyine zaze hari kuko nanaye birimo bazazana ibintu bitandukanye coffee buri kintu cyose mbese hazaharagurika ibintu byose bizaba bitandukanye bihari. Yego. Mu kanya nimbaje Brenda ngo imyumvire yacu nk'abanyarwanda cyangwa se n'ababandi wenda turi gukorera ibingibi abagenerwa bikorwa ariko ntago ari cyo nshaka kugarukaho ahubwo ndashaka ngo igitekerezo mukijeje kuba kwafatanya bikorwa banyu bababwiye ko kimeze gute babuyeretse ko kirashoboka mu muco wacu mu banyarwanda ku Rwanda kugira ngo bumve ko ari ibintu nabo bagomba gushyiramo imbaraga byagenze gute kugira ngo bumve icyo gitekerezo bacyakire. Mu byukuri jewe kugeza kuri umunota ndabashimira koko tubitangira nkuko navuze ngo ni igitekerezo cyazanywe na John Bunyeshuri the founder of Kigali Fashion Week niwe gitekereje atekereza ko yakora ko kantu arangije agitekereje akigeza kuri director nango kuri CEO of Bella Flowers na wala cyakira amaze kucyakira bitewe nuko kwema tugana dusoza umwaka tavuga se turakura he abantu badufasha naga ba sponsor ariko tavuga reka tugerageze turebe tubibabwiye mu byumweru bitatu biragoye ibyumweru bitatu no kwezi kutaruzura kugeza ku munsi turabashimira bacyakiriye neza cyane bacyakira bumva bishimye na leta koko leta na rebo ni leta icyakira vuba cyane iravati mu buryo bushoboka bwose turahari kandi uhaganye namwe mutubwe byo mwifuza byose turabashimira koko batubaye hafi cyane baradushyigikiye muri byose kugeza no kuri munota bacyari kumwe natwe. Nice. Brenda kubera iki twabigize ubuntu
kubera iki ari ubuntu, kubera iki umunyarwanda dukurikiye muri aka kanya agomba kwakira iki gikorwa kumva ko ari icye kubera ko ari ubuntu? Why? Impamvu twabigize ubuntu ni ukugira ngo abantu babashe kuza ari benshi bitabire, babashe kubona ubwiza bw'izi ndabo, babashe kubona ubwiza bwa Fashion Week, kugira ngo n'ubutaha noneho nitubatumira hari charges bazabashe kuza ko bagize experience nziza. Alright, so ubu ngubu abazazana indabo nabahe? Turabafite, of course I see the bale of flowers, of course, ariko se hari n'abandi mwakoranye wenda ku ruhande kugira ngo tukomeze tubone n'abandi batandukanye wenda muri iyo festival? Yego, hari aba partners ba Bella Flowers benshi rakubwiye bari mu Rwanda hose bazitabira. Bazakora nka exhibition kugira ngo berekane indabo zabo uko bazitegura no bazikora, ku buryo umuntu wese uzasura akareba azabasha kubamenya, akajyana contacts zabo ku buryo kubabona byamworohera kuri different events. Ya urifuza ko niminjira hariya nzakuramo iki? Umuntu ukurikiye televiziyo Rwanda ninjiramo hariya muri festival Kigali International Flower Festival azakuramo iki? Azataha afite iki muri we? Azataha afite ibyishimo byo kubona ibikorwa mu Rwanda ndetse biri ku ruhando mpuzamahanga. All right, nice. Bernard, as Bella Flowers, if someone asks you that, what have you contributed to the country as Bella Flowers, what is your answer? Thank you. Bella has contributed immensely to this country of Rwanda. First, it has provided employment to over 900 employees who are employed on permanent basis, not casuals. And again, it is generating foreign currency for this country. So Bella has contributed. It's also paying taxes to the government. So it has both benefit to the people living in Rwanda and also the government of Rwanda. So it has contributed immensely on that field. All right. Yeah. So people outside of the country, they like our product? What is your experience about that product? Yeah. People outside the country, they like our product, but the business we are also depends with what we call attitude. The altitude at which Bella is situated, we are on 1,500 meters above sea level, whereby our product fits more Europe, because when you go to Asian countries and Far East, Middle East, they like flowers with bigger heads. Flowers with bigger heads are only grown on higher altitudes. Currently, the area we are growing, we are on medium area, whereby our head size ranges between 3.8 centimeters to 4.5 centimeters. And that's, Europe is the best market for our product because it suits supermarkets. Yeah. Nice. Wenda turi kujya ku musozo. Ariot, niki wifuza wenda gutanga kuri uyu munsi? No buhe butumwa twifuza gutanga kuri uyu munsi? Niba turi free entrance, hari ubutumwa dushaka gutanga, hari icyo dushaka guha abanyarwanda bazaza aho ngaho bakinjira ubona ariko bakareba n'ibyo ndabyo, bakareba ndetse wenda n'uburyo biteguye. Ni festival, buri muntu afite ibibazo ashobora kubaza cyangwa no kugura indabyo zimwe na zimwe. Niki mwifuza kubona kuri uriya munsi? Icyo twifuza kubona kuri uwo munsi cyane cyane no kubona tubatumiye bakaza. Nicyo cy'ingenzi. Biragora nabwo biravuna gutegura ibintu kubona nta muntu uje. Birababaza cyane. Ariko nitubona abantu baje batugana bizadushimisha. Icyo bazabona niki? Bura yuri ahantu hari indabyo n'umutima wenyine uraruhuka, ukumva impumuro nziza. Noneho uri hano kuntu hateguye wishirimo ahantu hose ko hazaba zihakura. Ko hazaba hateguye. Ngira ngo ubuhendo sino zirahava. Shasenze. Kuntu hazaba hateguye indabyo gusa, si indabyo zonyine zazihari kuko n'itororiza bari hari ribyina. Hazaba hari abashyitsi batandukanye, noneho na networking, guhura n'abantu batandukanye bo mu companies zitandukanye. So kuza kwawe kuri jewe ningira akamaro, ko nawe ningira akamaro kuri wowe, koko uhura na networking y'abantu batandukanye. Kandi bizaba byiza. Nice. Brenda, kwinjira biransaba ikintu ubuntu, ariko wenda hari icyo bisaba kugira ngo bareke ninjira muri BK Arena. Kwinjira n'ubuntu. Nta kindi. Ubwo nirangamuntu se wenda ubukabitsana, ariko at least ugomba kwigendanira n'irangamuntu. Nicyo wasaba umunyarwanda dukurikiye muri aka kanya maze kumva ko kwinjira ari ubuntu. Turabasaba ko bazitabira ari benshi kuko bazabona ibyiza byinshi. Thank you. Your final remarks, Bernard? My final remarks, let me take this opportunity to invite all Rwandese to come and witness what we are doing. A lot of people here in Rwanda, they are not aware whether Rwanda grows flowers.
I'm here to invite them to come and see Rwanda. We grow flowers, and also we advocate they buy flowers grown in Rwanda to build Rwanda. Yeah. Buy flower? They buy flowers grown in Rwanda to build Rwanda. So ugura indabyo zakorewe hano mu Rwanda mu kubaka igihugu. Yeah, fantastic. Exactly. Thank you so much. Hari ikintu washaka kongeraho? Je nashaka gushimira aba sponsor. Okay. Turashimira aba sponsor bacu harimo Kuri, Beka Bank, Beka Arena, Sina Gerard, Rwandair, Airtel, All right. Akagera Business Group, Okay. na RBA. Murakoze cyane. Nje I wish ko mwavugana n'ubuyobozi, Sure. and then tukareba uburyo dushobora gukora iyo coverage for the first time n'inshuro ya mbere tukabona coverage ya Kigali International Flower Festival. Dufite case to RBA ni ngari cyane, televiziyo y'u Rwanda nekereza ko byakunda kandi turi muri festive season. You never know, you can talk with bosses and then turebe icyo bishobora gutanga cyane. Thank you so much. So lastly, Father's Day. Oh. Do I have any color here? On Father's Day? Father's Day? Yes. Normally, Father's and Mother's Day, the colors are almost the same, even though the Father's Day doesn't have that much publicity like Mother's Day. Yeah, I know. Yeah, so the same colors which are used in Mother's Day, they can, although they vary from different countries. There are those who prefer pinks, white, yellow. There are those who prefer lilac and bicolors. Okay. But generally, pink is the main color. Okay. Do I have pink here? Yeah, we have it. Give me pink. It's there. You're holding it. Give me one. And that was so, this is yours, sir. Thank you so much for coming. Thank you, Mr. Okay. And this goes to my mom here. Pleasure's mine. Thank you. And then? Thank you. And all of these ones, Yours. they are ours. Apart from your coffee. So barakoze cyane, Imana ikomeze bafashe gahunda zawe ari gutegura zizagenda neza. Ukurikiye RTV twese tuzagiye. You never know, ushobora kujyayo ukamenya n'impamvu ugomba gutunga indabyo iwawe. Abari ikintu kiza cyane. Ukurikiye RTV versus reka tubanze tugende n'iyi ndirimbo nshyashya, ni brand new song, ni indirimbo ya Crystal Panda ari kumwe ndetse na Winnie Mwangi bakubwira ngo mukisenge. Indirimbo ishimisha umuntu wese turi kumwe, ubundi tuze kugarukaho gatoya dukomezanya na Juno Kizigenza ndetse na Nel Ngabo. Dufite brand new song yabo bamaze gushyira hanze, byose no kugira ngo tugufashe umunsi wakomeze ugende neza. Hamwe na equipe technique turi kumwe turaza kugufasha kugira ngo ibyo twateguye bize gufasha umunsi wawe ukomeze ukubere mwiza. Ukurikira RTV versus aho yose ndakwifuriza ko umunsi wakomeza kugenda neza. Winnie Mwangi ari kumwe na Crystal Panda bakubwira ngo mukisenge. RTV.